Sarongo nta uzi mwari fotoranije murahoberana ngo Sarongo nta uzi jewe mpanura mu mucyo simpanura mu mwijima ntabwo ndi umuhanuzi w'abapfumu ngo ndahanura ibizaba ku bapfumu mpanura ibizaba ku bana b'Imana kuko ndi umwana w'Imana nesege nahanura ibizaba ku mupfumu gute ko ntamenya ku isi bakoreramo ikirere cyabo singikoreramo sinagira n'ubuhanuzi bw'abapfumu kuko jewe ntakorera mu kirere cy'abapfumu igihe cyarageze Keza baramufataza mu muryango bamukuye mu nzahare kuba yava mu ajya mu ngimbe ariga ubu ni umugabo ubu ntabwo ari umuntu barandata sibyo ashaka kuva mu muryango yahava neza adasebeje umuryango cya kabiri yava mu muryango atibye ngo abeshye asigire igisebe umuryango icya gatatu namusaba ko ayo mafaranga yabonye atayapfusha ubusa ariko arimo igishoro acuze kuko hirya yayo ukuri kwe kwaramenyekanye nanjye ndamutinya maze Korode Ezekiri kare ya gatipe man Rusenda niya mutipura niba ari umuhanuzi w'umuriro ibi bintu bya Keza ndabigira nte banze mbereke nzabyigeho oya mu bantu bagiranye bakoranye impanuka na Pastor Theogene oya bari kumbona baranze ndi juste reverend byavugwaga ko bari baje gufata uyu mwana Keza ngo ajye kwiga Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe turabashuje mwese inshuti zacu za The Vibe TV ni The Vibe TV aha niho nyine dufite amakuru afatika atariho umukungugu tumena umuceri abandi bawubuze kirari bitatu mwa iyo tuvuze umuceri ubwino tuba tuvuga amakuru yandi abandi batinye kuvuga ntabwo ndi jyenyine rero ndi kumwe na Juste Revera Pasteur Juste amakuru wa The Vibe TV amaso arabona abantu mwese mukurikiranye The Vibe kumuntu ukurya mumenye ngo noneho ukuri nyako nako kuba guhari kandi ukuri nyako kuba muri The Vibe turi kumwe na channel yitwa ukuri nyako bagiye bareba ubwino ubwino singa ndivuga bayagina urumva ubwino ninde warizanye ubwino ni Kinyarwanda ni Kinyarwanda ubwino ni amakuru y'indani n'indani yandi nyine buri wese yo mu nda y'isi mu yandi magana hari imbere ya kamera rero turi kumwe n'umugabo witwa Pasi umukozi w'Imana muri gushinza ibyaha ngo nariye ruswa ya kubera abafiance beshi we ntabwo ajya kuri kamera abafiance beshi oya Pasi agira sheri umwe ariko afite sheri umwe afite umufasha ese wagira umufasha akakubuza kugaragara kuri kamera mva gusa ko ufite Bibiane nimumva umugabo avuga rero ari mu kwezi kwa Muki ntabwo ashaka umuntu umuhanga ntabwo agaragara kuri kamera ariko muramuzi ni Vibe TV ni Impanuro TV ako mbabara aposo kana kanongera ukansubiriremo kuko ngiye ni The Vibe TV ni kuri The Vibe TV akaposo gira kandi The Vibe turamamaza amabwire ngo The Vibe baramamaza dore ibigo by'amashuri reka tubabwire yuko turi kumwe mutera mukuru kino kiganiro CPC amavuta ya moteri yitwa CPC aho mu mamodoka ushaka moteri yawe irama mu mamodoka mu mavatiri amoto yose yo mu mujyi wa Kigali nayo mu ntara waba ushaka ko moteri y'imodoka yawe iramba waba ushaka ko genereta yo ku biro byawe cyangwa ku nyubako yawe itagira ikibazo koresha amavuta ya CPC ahubwo mwaye bakayiganya si ibyo byonyine turi kumwe na Top Milk ariko amatara aryoha koko na amata aryoha nibyo toto bona kandi reba ari no bondo Juste afite umaze kunywa Top Milk
uhita wohereza abana kwiga kuri Wisdom School Rwanda kugira ngo abana bazaba bambere mu abana kandi iyo bagiye kuri Wisdom School Rwanda ugomba kuzirikana ihame rikomeye bajyana Sana Joyce mu gakombe yo mu gakombe Sana Joyce yo mu gakombe n'amafaranga 300 gusa niyo bajyana ubundi umugabo nk'iki gihe imvura yaguye umugabo agomba kunywa sante tangawizi tea kugira ngo akanyabugamo kiyongere ukiryamira ku ntebe za golden ukayizo wicara ukaryama ku bitanda n'amamatora yaho uratuza ugatekana none rero twicereye gutya na Juste ni intebe za golden si ibyo gusa noneho rero impamvu na Juste arya inkoko akarya isamake nanjye nkahora na fiyeri tumeze neza twishimye twivuza muri Assia Herbal Clinic ni ivura indwara 120 inyuma y'izo ndwara nta zindi zibaho ni hano rero ku Giporoso musi ya Kamageni hari umudogiteri Assia Bola reka twongere tubwire abantu ko hamagara 078 079 03 ni muri ibyo rero Assia Bola Juste uboneza kuva Juste waragiye meze neza agarutse mu rugo ntabwo ngarutse mu rugo kuko sira muri make ya rero ndakwakiriye mwakire umwaye ikaze mu kiganiro nari ngukeneye mbonye mwakirije ibintu by'irere ndashaka kugushimira uritoye ujya kuri kamera ati baranyambuye nangiye kuguhigira maze abanzi banjye bazana ubwini barabuza batazi ko hariya bari kunegurira umuzimu mu ndaro shanga sinzongera tipe yari muri konji y'iminsi 30 umbise yari muri konji y'iminsi 30 y'ubumaneko ati jewe ari cano ngiye kutangira nagacano nawe nyine akiraho ibiganiro bya gospel akira ibiganiro bya gospel ibya cace ibintu bitandukanye kandi hano kazi ni kazi umuntu wese yari kubaka akazi turamubwira ngo genda agiye abantu baramwataka bati wavuye gute kuri The Vibe ati baranyambuye maze abantu baracoma gute baracoma ariko bivuye imuziko ko bagera imuzingo abandi bati karabaye batese Yongwe kwatavuga kuri Juste byagenze nanjye ndiceceke batazi kiri mu nda ya ngoma tukajya kwinywera gakawa mu mujyi cappuccino tukiganira ka cappuccino niko dusoma ariko rero narindindiriye kubona udutendo uyu mutipe azakora akoze uturero ariko subwo kandi mbere yuko twinjira mu kiganiro ukoze udutendo tubiri iminsi wari uri muri konje ariko yarahabyibuhiye koko akambere nakaheze akambere urumva nyine yakoze agatendo ati ikigo nticyanyishyuye ati rwose yatse umuriro abandi nabo pa agasoka ababahaye content ati wabumvise potent ati wabumvise aduha content ariko yewe na bifu muri social media ujya nakazi nuko nakazi akakabiri oya nta kindi twavuga tutaravuga kandi gatendo nika abantu bategereje udutendo agatendo ka kabiri rero katumye mubwira nahubwo iminsi yakonje yarangiye you are welcome nawe afite abanze bajya bambwira ati Juste ati kuba yaragiye ati wagize neza ati naho abana ati ari kuzakwicisha ari kuzagufungisha kandi rero nise bambwira ati jati warakoze gutandukana nayo ngo ati uriya kuri warugiye cyaragutaye muri 18 nta muntu urusha undi ubwenge kuko umuntu wese avukana ubwenge ahubwo umuntu ushaka kugira ubwenge muri pièce de rechange nkagira ubwenge nanjye mu itangazamakuru nkagira ubwenge muri alimentation ndakagira ubwenge muri kenkayori ubwenge turabuvukana twese ahubwo abantu barushanya ubumenyi butewe n'ibitabo basomye naho bize si ibyo ngibyo rata agatendo ka kabiri rero umutipe ejo bunini ari nako rurangiza mubona yambaye ikanzu afite akadobo niba ari kaza posto kuki wavuze ko akadobo ngo nakabana banyaramo none se siko mu cyaro ariko akadobo karimo amazi akadobo kawomo oya buriya yari yagahumanuye akadobo akadobo karera akadobo kajya amazi ntabwo umuntu yaba akanyaramo ariko n'abantu bafite ariko uvuga ati mu mantu abantu bajya kuri Nyako TV barebe
barebe video irambuye cyako za mugabo uri no mwihanduza 10 ubatarakoza agatendo ati rero ati je nakado karimo amazi ati je nirukanya batinganye agenda ntabwo wirukanye umwuka w'ubutinganyi icyo shaka kumubaza ntibavuga bavuga byatsi yagenda nibibabi yakozaga mu mazi ashibura none se padiri aje gutera amazi y'umugisha wabaye padiri garijiste ko ni padiri takasa nka zahabu yatwayemo amazi ibaze padiri aje mu kiliziya n'akadobo banyaramo kadobo nese abantu bose bambara kimwe akazana akadobo kabisa ako banyaramo kandi akara kadobo kari gashyashya kogeje karimo amazi y'umugisha sinanayanyweye ukabona akadobo gashasha nabwo akadobo gashasha kaba karimo omuhariya ntabwo ubona padiri wigeze ubona zana akadobo kawo buri muntu wese yishimo uwo mugisha wese ngeze zahabu nari kuyikura uwo mugisha watangaga kuki utabanje ngo wisabire nurangiza uguremo akadobo Keza reka twikomereza ikiganiro karakaciyemo ariko kugira abantu ngo ibintu biriho byose mujye mubireba ariko umutima wanyu hore kuri ariko nta nusarahanura nta usarasenga yego nta nusarahanura buriya wasanga hari ibintu mu buryo bw'umwuka yirukanye oya hari ibintu hari abadayimoni bapfuye kuba oya hari ibihumbi by'abazimu bashimire ko arwanyije umwuka w'abatinganyi amena kutazongera kugaragara ebura karana ko kaje urwanyije muri Kimisagara urwanyije na Nyarugenge hose ahandi hose none se gusenga ni kuki wahise mu Kimisagara hoya niho yahereye ko dusaba yavuze ko ajya kuva dusaba mu mujyi wa Kigali umuntu wese ukomanza azakingurirwa nakomangiye Kimisagara uwo mwera uzava Kimisagara ugenda ukwira igihugu cyose n'umwera nyine uturutse bukuru kwira hose n'umwera uvuye bukuru nanjye narindindira agatende uzagarukana ko uri n'inzego z'umutekano mwana wawe ariko sinzego z'umutekano se zashyiriweho ntabwo kandi wari uri kuzifasha nuvuga ngo zari kumbwira uti hagarara wabaye iki nkabasobanura icyo nabaye ati ngitagahinda kabatinganye bakumva nasaze bakanjana indera twikomereze rero n'inkuru ziri uyu muhanda none se aposo rero njyewe system babarira ahangaha mbanze nk'ubiturusyo ingasire yo mu kanya uraje uyikome urabimfashamo aposo rero wihangane tugusabye imbabazi njye nkwiseguyeho hari ibintu nshaka kukubaza nk'umuntu nzi ko hano muri The Vibe amakuru batinye kuvuga wowe uyavuga hari umuryango ari umuryango wamubazaho ntavuge oya nongeye kubaza kunyibariza kuko yasabye imbabazi ngo he sinzamubwiye ngo he oya nta muntu amubwiye ngo he ahubwo aricaye yavuze ko ari umwuka bari wamusanze yaramaze mu masengesho iminsi 3 kandi ayo masengesho byabaye jewe nari mvuye hano na Sam twakoranye ikiganiro aje nibwo yabitubwiye aratubwira ati ngewe hari ikintu numva umutima ngomba gukora vuba kandi muzakibona ati nta handi muzakibona muzakisanga kuri The Vibe tubwire pastor muryango kimura kibona nasabye imbabazi ariko se niko uyu mutipe amaze gusaba imbabazi inshuro zingahe ntabwo ari zirimo nazisabye nde na mbabarira nkumvishe kano kantu oya reka tubanze turebe uyu amaze gusaba imbabazi inshuro zingahe kano kantu tukumve kuryo akaheza kano kantu tukumve akaheza nyine reka tukumve oya ibyo bintu byo kuzana audio ni imico mibi ntabwo ari audio nisanga kari mu genda ahita mva mu kiganiro ntabwo ari audio ndahita mva mu kiganiro nisanga kari mu gihe wowe ntabwo karamvuga cyangwa ni kamba yarahanuye ubukwe indeze Prince Kid ako bakuye mutakava arekare ayo uzikona awubaje wiki uramenye ukaza ugashiramo nzana kawe urare cyiza Prince Kid ako twakibagiwe ariko ibyo bintu muzani biva bikajya he nagaka twikomereza ndakubabariye bisenya abantu bagiye bayashaka bakiyumva isi yose yarakamenye isi yose nayo ariko zitazira ko fuze tuzikura isi yose nayibwiye impamvu nakavuze abantu bakwigiraho kudacika intege abantu bakwigiraho guhanura ntibibe ntucika intege reka ngura pose ari ibintu abantu bagomba kuvuga ubugabo ntabwo ari ubutwari ubugabo ni ubwatigiye wenda muntu nyamuntu sunini muntu nyamuntu sunini ari ibintu njya nkunda kubwira abo system babara kano kantu gasubiremo atasa nkuko nawe uracyashidikanya ko ntari umuhanuzi oya gashireze kindi gushaka bwazashaka oya gashireho ako kantu ninge wa mbere wakipost nibagashireho
abantu barabibonye reka twumve ko bibaza impamvu nje mwikagarura ko kana oya bakagarura bakunzi ba The Vibe mwebwe biriya bintu byasakaye n'abazi mu mbabare bakunzi ba The Vibe ni mwebwe mwenyene ntarasaba imbabazi abantu munkurikirana abantu nyine hari umuntu wavuye muri Amerika urumva umva poso yavuye muri Amerika kagakweto ni gift yanzaniye basana n'ukuri indege ko kurwo uko n'akamadolari 300 no zabuze ni rwego ugezeho uri kugenda ukanagira ibintu 300 reka mujye muhanura oya reka mujye muhanura abahitura oya naho ryakatiye jewe nararibuze ni umuntu ahanura juste bamuhiye 300 nkange biraza kugenda gutera uwiteka we ariko banza wumve ngo bwire komeza rero arakaguha gakwito ariko abantu ba The Vibe ndabakunda yarambwiye twicana nge na madamu nawe bambwiye uti burya social media turayikunda turi n'uwo juste iyo uri kumwe na poso Yongwe yego nukuri uburi kurya ugashyiramo juste na poso Yongwe turi no mudaruka gukorana dushyiramo ibyo mwarangije ko uti rwose uti munezeza imitima yacu uti hari groupe dusharingana urumva ubu bagiye guhita basharingana rero abantu bari bamaze igihe mutambona bagashaka n'ibintu byinshi bagashaka baguhaye kamera bagashaka ariko mwahuye nabyo ariko ku kantu bagashaka biriya bintu bya Prince Kid ese kuhisha mikoro wayegereje ariko sindi kuvuga biriya bintu ko twashize buriya mugabo wese makanya gato twumve Prince Kid gushaka azashaka ko nanashaka ntazashaka Miss urambwiye Prince Kid azarongora nyine azashaka azakora ubukwe nyine ariko nanashaka ntago azashaka umumisi n'ubuhanuzi ni ibitekerezo byawe umva nkubwira ariko asubu nawe koko kakanyura cyanshidikanya ko nari umuhanuzi Prince Kid nazashaka ariko ntago azigera ashaka ariko mweke mabwire nkunda ruko yabwirije kamabwire tuzaze hasonze wari uhaze wani ushonje none hagu wari uhagaze waraguye none havangirwa uhanura byo ndabyemeje sawa havangirwa uhanura nifite muri guhinga nifite muri guhinga yarari guhinga ariko muri make yakufukora oya tutwaye muri isansi hite muri guhinga yarari guhinga aritema igikomere kikugeze muzari nyabarakangutse ari mu gitondo muzari nyabarasanya narakangutse ari mu gitondo mbona Instagram mbona Facebook mbona amasitati mbona ubutumwa 1,000 muri telefone yanjye nafungura ngasanga ni video imwe yewe nari ndwaye umutwe simba Rwanda buranakomera umugore yakubwiye iki madamu wanjye nago social media ibapo n'amahirwe ugira ura no mushumba ntago wayibamo ntagayibamo habe namba kuko nyine icyambere acigikira mu byo nkora yego nimba ndi muri social media arabizi ko nyine umukingi amama mu maso wasanga oya utajya wemera no kwese twari kumwe kare babonye nduzanira amakamera ntago ari we nyine nuvuga ngo acigikira mu bintu nkora cyane ko impamvu abincigikiramo nakazi kadutunze urumva nakazi niko kazi nkora muri make akazi gatunze umuryango ngora kuba urumva wigeze kumva akana kabwiye kandi ngurashimbogo dore imbogo nyine nabwo uyirashe ukayikuraho inyama ukarya ntacyo bitwaye oya ntabwo ari ikiganiro twakoreye na poso Yongwe ngo akarere ka Gisozi kabaye kandi ngo arimo aragukosora ubwo nawe ni imbogo yararashe ngo akarere ka Gisozi kabaye akantu ndaje ngo nzagakata ngo kabaye kandi ngo akare warambajije ngo akarere ka Gisozi kabaye kandi none se Gisozi akarere ariko se ku mugani w'Gisozi nigira akarere kinyinya bijaranye na karere ubwo nagasore ngo nagasore none se ibyo nagasore ubwo
umva udutendo twawe rero ariko se reka nkubwire ikigaro turamenye ko tugikoze warahotoye warahotoye ikibazo kihari nuko warahotoye ahubwo ahantu wowe uwenda umuto ahantu uturangiriza sende umuto ugiye kumera nka korode wambwe ku itegeko ngo nimvuga ngo ururimi rwanyereye watumye kamarade ngo azansengere wo kuza ukandambika ibiganza byakunaniye jewe ntabwo nige waramutumye sibwo bwa mbere nari mbonye Devibe yasohotse mu nzu igiye none se haje kamera ko yisanye nawe si yaje ngo ni umukozi wa Devibe se Devibe so wa mbere wa upload icyo kiganiro Devibe uramuyobewe kamarade se nanjye iyo ndebye n'abaranterura kankubita hasi waramubwiye ngo ugende jista pfuka amara gupfuka mu musenge wowe se ubundi w'umupasitoro upfukama imbere ya jista kamarade se kamarade ntabwo agiye kuryama saa saba za nijoro n'igice saa mbiri ziraryoshye wowe umupasitoro apfukama imbere ya jista urumva hari utuntu kwita mu kiganiro kugira ngo abakunzi ba Devibe bafabinge bavibure hano no guseka ariko nkubwiza ukuri kamarade ntabwo ari evangeliste kamarade si umunyamasengesho no mucuruzi wa telefone kamarade wumvise niba ari n'umukristo simbizi sibyo cyakuraza imirongo ya Bibiliya mikeya umva nk'umupasitoro witwa Revera uyero umukumbi wa Nyagasani wambara ikanzu ukajya kwirukana abadayimoni kimisagara ugenda utera amazi n'akadobo cyokaza Jesitara abakoze muri Yorodani ukabatiza upfukama imbere ya kamarade upfukama imbere ye baragusengera cyokaza Jesitara ahantu wakoze ibara gupfukama imbere uzanse bigeze mupfukamaho wabukoze mu mwana kugufata mu gahanga ntago yamfasheho oya iriya foto ni photoshop yego ni photoshop bino ubundi hari abantu utapfa gutsinda Ezekiel n'uyu umva kumutsinda bisakuba urumva ukuntu ese dukatiye ngo ni foto Ezekiel ngo nta muntu y'umutsinzi ibintu kuri yamukoreye biragoye Korode yaramufashe nanjye ndamutinya maze Korode Ezekiel iri kare ya gatipe man Rusenda niba mutipura niba ari umuhanuzi w'umuriro reka twikomereze rero poso rero nk'uko bivuze nti nyakubyara kandi tubabwire ko muri kino kiganiro turi kumwe muri kubona zino ntebe ziri gutambuka inyuma y'utu tubati ibitanda amamatera muhamagare ziriya nimero ubundi ibindi byo munaza kubimenya reka twikomeze ni Devibe anga barimo baranamamaza niba ushaka kwamamaza hamagara poso Yongwe nushaka ufite n'amaserikeye ushaka kwamamaza mba nawe mwana tweza ari ibintu tutamamaza pasi hari ikintu ashaka kukubaza ariko kankubaza akantu gato utatashye ubukwe bwa Sarongo inde wowe kandi wari warayemereye kuzamutahira niwe Sarongo nyine ndi kukubaza komba Sarongo ni wa mufumo mu nyamata se ntago muzi wa undi wari umaze igihe kubitana nawe ngo Sarongo umwe mwifotoranije rusororo Sarongo wese nasanzwe afite umugore n'abana hoya yarabupfubuye ubukwe bwarabupfubuye ari ukuntu ntiyari yagize amahirwe gukora ibirori byiza bitewe nuko icyo gihe situation y'ubuzima itari imeze neza kuko niba bupfubura kuko niba ujya bupfu ahubwo yari yarakoze icyaha arongora adakoze ubukwe oya yari yarishingiye dokuntu byari bimeze barabyita kwishi yari yarishingiye arashaka none yagiye gusaba yabanje kujya gusaba no gukora no gutanga inkwano kubera ko yashatse ngo muri Keza byita kugarukira Imana ntabwo ari Keza rero n'abadive bari nabo ni ukugarukira Imana kuyitata cyuko bw'umupfumu ese wagarukira Imana uri umupfumu ugarukira Imana nuko utwika ibya gipfumu n'ibya gikonikoni ukagarukira Imana nese bura uko bwa Sarongo bo twabwita iki Sarongo ni wese uri kumwe uwo mupfumu nyine w'inyamata ko Sarongo nta uzi mwari fotoranije murahoberana ngo Sarongo nta uzi jewe dore kintu apostle dore kintu ndi kukubwira nituze gusoza ikiganiro hoya dusoza ikiganiro genda kukubaza nyine Sarongo uri kumbwira nagomba gutaha uko nini nta uzi kwicara wowe warambwiye uzamutahira ni wowe nyine uri Sarongo w'umupfumu Ibugesera wa wundi mwari muhatanye wakubitira kuri za cita wakubitiye ku muntu wakubitiye bose cye ntabwo ndi kumva ibintu muri kuvuga ikiganiro cyo gukora umva mwana wanjye reka mwana wanjye nyumvira ibyo bari kuvuga muri kuvuga ngo iki muri kuvuga ngo iki
imiti ya Sarongo yarakoze ya farumasi bwo bwayo kandi yari yabivuze ibi bintu kandi Sarongo yari yabivuze bazabaza ko magirwa Yongwe ukone birabaye watashye ubukwe bwa Sarongo wuhe watashye ubukwe bwa Yongwe inde Uwajya kubaza watashye ubukwe na nyiri kubutate buko Arongeye kamemo siniba ku warongoye uwarongoye se ninde uwo muri kuvuga ninde nagomba gutaha ubukwe Sarongo nyamara umupfumu Sarongo w'inyamata nawe mugeze se naho tugeze turi gukuma ubwo yavuze ko wari wamwemere kuzabutaha ni ikiganiro wagiye no mu bapfumu indese wagiye no mu bapfumu njyego mana ya Aburahamu wagiye no mu bapfumu mweze hita umweze bashishikariza abapasiteri gutaha ubukwe bw'abapfumu ko babutashye bakorode se babutashye n'abandi imbati bose bakabukorode abandi imbati bene saba pasiteri korode yatashye ubukwe bw'abapfumu yatashye ubukwe bw'umupfumu ntabwo yabikora yaraguye se yaraguye ubwo nigeze ahagarara saa saba se saa munani ndariro wahamagara umuntu niko korode ntabwo yataha ubukwe bw'abapfumu kubera iki se ubwo ababugiye bose ubwo n'ubwo butumwa wabagenera abantu batashye ubukwe bw'umupfumu bari connected n'imbaraga z'umupfumu bari connected n'umupfumu bari connected mu kinyarwanda bishatse kuvuga ndabizi se bisobanura ngo iki baramatanye bisobanura ngo connected ni ukumatana baramatanye n'umupfumu habwirwa bashaka kuvuga ngo barisanishije sapose kwisi gira ubwo tuvuze Sarongo inde kwisi umushyitsi rega kwisi umushyitsi tuvuze rega muri kubahuka nkanjye n'amavuta nasutsweho n'ibintu by'Imana bindimo n'umuhamagaro nahamagawe juste no gusigwa nasizwe gera poso kugira ngo no gusigwa nasizwe cyako zava mbwira poso uko bw'umupfumu umuntu wazana ibidarapo wimikwa bwa poso wimitswe aposo buhawe n'igihugu kameme umuntu nanjye wimiswe n'igihugu televiziyo y'igihugu ikabitangaza live mu gitondo saa sita na nijoro tuzi imihango televiziyo rwandikisha abashumba 300 batabuko bw'umupfumu tuzi ashingira umupfumu ni ikibazo wagiye umwana wa oya wagiyeyo oya nitugaragaza video wagiyeyo nje ntabwo nagiye juste ne wari utwaye ikesi wagiye wari umutwaje inkoni aposo reka nkubwire utwaye ikesi ya byeri hari ibintu ugomba kumenya ubu bukwe nakwibarizaga nimba warabutashye kuko iyo nsanga warabutashye nari guhita nkubaza amakuru yaho ariko ubwo utabutashye ukaba utanazi n'uwabukoze ndumva nta kintu twikomereza rero turakomeje kuri ingingo noneho ikomeye cyane iri kubica bigacika ubutinganyi muri ADPR aposo turi mu tuntu n'utundi ubutinganyi muri ADPR no muri Anglikani urahaba se n'amadarapo yazamuwe byinshi cyane naho harimo n'ibyo uzi wivugiye bazamura idarapo n'agatambaro babanje gushinga icyuma umuzungu idarapo rizamura ku cyuma cyangwa ku giti cyashinze babishinze kuri bafure zabo rizamura gukabyika kumanika agatambaro yazamuye akayesharupe juste abagiye kuvumura ibyo ngibyo yavuze ngo yakoze agashya agiye kuvumura umwuka w'abatinganyi ngo arawirukana mu gihugu ngo reka kuvumura byabaye too much ndabutubirukana kera biravu wewe ko mwitero haba abanyabwoba no mu gihugu haba abanyabwoba n'ubwo pine y'imodoka ivuze ngo pa ukabona abantu barirutse Tete na pastor babona agatambaro bakajya kuvumura harimo ntabwo ari wowe hari ahantu twagiye ngewe na pasi imvura iragwa imaze kugwa hamanutse ikintu bita umurabyo umutipe twatuhagarara ariruka abo ni ba pastor rero bagatambaro yirukaza namwe yasugiye ngo mu nzira namwe tubura bongereho ingwara imaze nk'umunota ikubise unaze wase ko nahunze umurabyo abo ni ba pastor rero babona agatambaro bakajya kugura akadobo n'utuzi ngo bagiye guhamaza bagata muri imbere ndirimbo agatambaro k'umwana karihe uwo ntago nyizi
ngako karahise umuhanzi urumva rero nje ntago natari ati ari makuru atagatambaro kazamuwe hehe muri ADPR Ezekiel n'abandi bantu Ezekiel niwe kurenze twaganira banayisimanyo shitegera baramubwiye aratinze aravuga ati aramwirukanye yirukana nde uzaye na komite yose yarabirukanye ubundi ba ADPR Nyarugenge Ezekiel yayishinze Yavuze ikiganiro ngo aranyimitse mwana yarakwimitse yananze yamuhaye nuza yarwaye dove aposo nawe yahise yimika ngo arananze muri aposo nawe yahise yimika umuvugizi ngo ubushake ngo ni umuvugizi wa ADPR w'ubushake bakaba n'uwagahato byose ngo akaba n'uwagahato ari n'igihe azaba n'uw'imigeri Mane tubabarira ibya hari ibintu bibiri babanza mubaza reka mbanze umuntu yoboye ADPR wimitswe na Ezekiel ese reka kubaza polisi nk'umuntu oya je natangaje yuko ndi umuvugizi wumvise w'ubushake wungirije w'ubushake wa ADPR Ezekiel ataravuga biriya kurikira ibiganiro byo nabitangaje agera aho Ezekiel yimura Isayi ahita akwimika gushinga ADPR ntora ngo hano kuri dove hose nyine hari ibintu bibiri ariko ngo agira ikibazo ngo ntiyagushyira ku maturo ngo amaturo yasazana ngo wahita ushyiramo yongo radiyo niba hari umuntu mugomba kwitondera rwose mwitondereze afite akanwa nawe yararaza ariko yinavuga ntiwamenya ibyo ari wumvise ibintu yavuze arikuraga yaburetse kubizana ibyo yavuze reka mbanze mvuge nyine ibyo wabashije byinshi Ezekiel afite akanwa nagabanya umuvuduko Ezekiel ugabanya akanwa nagabanya umuvuduko icya kabiri isibo yakuraho perezidansi isibo ariko twajya ngo twari turi kumwe isibo ntabwo yakuraho perezidansi Nubwise uko nta mwana uhagarika ku kabari nubwise uko ukoze ishyano koko ndamupfukisha ngo mwatinyuka ukavuga ngo umukristo utagira inshingano mu rusengero n'itorero ryaraguhagaritse guhagaritse ruperezanta niyo kubona umukarani wa Nyamugogo igitekerezo igitekerezo gitanzwe n'umuntu uri inyuma y'itorero ntabwo cyemerwa mu itorero ndabeshyara ntabwo cyemerwa mu itorero ahubwo uriya muhungu wacu afite impano nziza yo kuririmba afite niyo guhanura niyo kubwiriza niyegera ababyeyi bamugarure mu itorero neza ariko hanyuma nabira biterane bihabajya binyuza kuri Kiranuka TV hanyuma sengera itorero ngo nangwe cyitwa Kiranuka yitwa Kiranirwa icyo nicyo cya mbere icya kabiri Kiranuka birabago mujye mwitondera nimugahangara barambitsweho ibiganza pe hariya yararengereye nuko ariko cya gatatu n'umwana mu rugo ntabwo twamutera amabuye reka tumwibwira amagambo sha Ezekiel uzakomera uzagera kure ufite akanwa ariko ukarinde gusa simubwiye uramubwiye kihe ntabwo aza kunyuba Vibe TV nta rwango ruba kuri The Vibe ibintu ni The Vibe TV The Vibe TV uriya mwana Ezekiel rero niyitonde nta mwana wihagarika ku kabari arahagarika abashumba Imana igihagarakiye akimika abandi reka ngwaza po aranyimika ngo akampindura ngo bandekwe kubaza ikibazo kimwe uyu munsi nka poso ushobora hari abashumba byose bakwimitse ku bwa apotre ushobora kwifata uyu munsi uko amaze kuba apotre ukahita uvuga ati ndabirukanye ukabeguza nirukana iki abakwimitse hoya no gushira isoni abakozi b'Imana bubahwe abashumba bubahwe umushumba wa ADPR yubahwe ariko buriya muziye muri kuvuga Isayi icyubahiro ni cy'Imana reka maze nkubaze izayobowe miliyoni 4,400 hafi na magana kuzigabanya ADPR ifite abakristo miliyoni 5 miliyoni bakaba miliyoni 5 z'Abanyarwanda ari inzu umukumbi nk'uzawubazo Isayi umuvugizi wa ADPR numwe mu bavuga biri kwijyana muri education y'igihugu nk'umuntu ufite ibigo 330 Isayi ubaho secondaire na primaire Imana arakubayishije ubaho kabiri numwe mu bavuga ari kijyana reka maze nkugwetega amatwi haleluya muri ministeri y'ubuzima nk'abafite amavuriro 170 indwi angahe 170 numwe mu bavuga bikijyana muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere yakomeye nizere ko ejo
ejo ADPR izaguha amafaranga ngo uzakorera amafaranga afite Yongwe TV afite The Vibe TV afite Digiri Mini Digiri afite Yongwe Radio afite Yongwe Supermarket wari kuri muri amamaza afite Yongwe ADPR izampa amafaranga afite Yongwe Express ubwo se none bose abarimo batwamamariza Yongwe igitipu ubundi kimeze abarimo batwamamariza ubundi wakuyeho kamera abarimo batwamamariza ara ADPR yarishe abarimo bamamaza mu ADPR yari Kaposo akakabo ka geste kabyimbye gutyo wagapeza reba ko na musaraga mu kiganiro Imana imbabari twamamaza abantu batandukanye ariko nukuri nyine ibintu uri kuvuga vuga ngo ADPR ifite ibikorwa ariko uratanga ahubwo hari nakandi gashinga ufite amafaranga muri comment ukarwanya ibikorwa muri comment z'ikiganiro hari umuntu wanditse ngo kuri ya mishinga ya ubundi washinze Yongwe bar and restaurant Yongwe bar and restaurant nakazi waba ugiye kumera asa nka wa mutima washinze rogi ku mugina nakazi ni kazi chama ku mugina wa kaburimbo ariko wavuze ko azahita ashinga rogi aburi gishoro gushinga cyangwa moteri ntabwo ari byo bikoramo nuko hari abashobora kubikoramo bakabona amafaranga bagahembwa abasasa ibyumba abakoropa bakira amafaranga kuri reception aba bagabo nibyo bashobora kubikoramo kinkura n'ifaranga kuri konte jama kindi umucuruzi kazi ni kazi Yongwe bar and restaurant so gucuruza ndasubiza yo ngiye muri fab zo kubwiriza Yongwe bar and restaurant ikorera ku Muhima ugarutse gatoya kuri Yamaha ugana Nyabugogo na vibinga Yongwe bar and restaurant ibyo ni ikorera ku Gisimenti ikorwa iyo bavuze Yongwe bavuga ngo Yongwe TV bavuga Yongwe TV Yongwe Radio Yongwe Supermarket Yongwe Groupe Scolaire Yongwe Eka wabushaka Yongwe Crap Sport FC Yongwe Sports Club Yongwe Sports Club nanjye muri equipe ndashaka hanyuma sibyo tuvuga Yongwe eya abanyarwanda bategereje ku kibuga cy'indege hari Yongwe Lodge Yongwe business Yongwe Lodge you understand Yongwe Lodge kazi Yongwe bar and restaurant ku Gisimenti ibafite inyama igiti ifite inkoko Yongwe moteri kamubaza ikibazo urya ingurube inde wowe ingurube se barazirya ingurube ni ibicyanya yenda washyize kuri tambuneri ingurube ni iki uyu mutipe azanye iby'ingurube gute mu kiganiro ubwo akumbira akabenzi urya akabenzi bagupatiye chama urya akabenzi bagupatiye chama mimi ndiko mtoto wa Yesu mwebwe mwabonye kuramya uriya mudamu kunyeganyeza idarapo aha rero ho turabona rwose ku mbuga nkoranyambaga amafoto bari kutwoherereza nishano muri Anglikani n'ingurube itanyura mu musigiti mu karere ka Gicumbi gaza tukubaza hano twadutsirwa n'amagambo twivugiye ntabwo wanyuze ingurube ku musigiti ngaho niba ntacyo bitwaye uzafata ingurube uyimanukane kurya nyuma uyitambukane mu biryogo bazakwicana nayo urya ingurube bazakwicana nayo umva ikibazo gihari mwanze nkiyumvira nta n'ingurube iraca mu biryogo niba utinyuka fata ingurube inyuze mu biryogo uyikubite kurya nyuma ureke batakwicana nayo umuntu wanjye ubundi nijye muntu wawe urya ingurube cyane zafata agapira kamwe ka Yongwe The Vibe nubwo waba urya ingurube ntabwo wanyuza mu biryogo hano turi ku Gisozi urya ingurube ntabwo wanyuza mu biryogo ntabwo wayihanyuza nta nubwo wayihariye cyangwa utaye igikondo ukayirugunyuza mu biryogo ikubite kurya nyuma oya ariyo yasigaye yonyine abantu bo muri za biryogo na Nyamirambo barya ingurube bagomba kuzana inyama bayibaza bakuyeho uruhu kugira batabone kuko ari ingurube bakwicana ubundi hari ibintu hari ibintu nemeye ari ingurube bayitiyemo mwana nagiye gutemberera ahantu hariya mu biryogo
aya basigaye bita ku gisimenti nta udashobora gushakira inzoga ngo uyibone washaka inzoga kugira gute se uburyo umuntu wabimbwiye turi kuri yatubwiza ukuri reka niba abantu bose barabizi turano kugira ngo isi yose irabizi kuva navuka sindanywa inzoga uretse wagiye kumenya ko nazoga ziyaba ameze nje narebye abastari benshi bari bahari cyane aba bakina amafilimi ubwo hari amagahunda turimo none nibaza impamvu batari kunywa nk'icupa kandi harimo abantu nzi barimo ndabaza ngo ariko se ubundi tuvuge gahoro sakwe soma bibiliya mwana wanjye Timote ihane kubw'inda yawe yakunaniye oya nje ndibwo bwa mbere numvise no vuga ku nguru tizade vibe juste yagiye mu bigogo kugisimenti kuginguru shakisha barayibura arashakisha inzoga njewe narababashije barati mugurya ahantu baravuga baravuga barambwiye ngo ibyo zinirizanye gute koko barambwiye ngo irakaritsiye nta nzoga nta ngurube wahabona nta n'indaya noneho njye mba mbikurije ntago mbizi by'indaya bimenye nta n'indaya sapose by'indaya bizanye gute koko sapose koko indaya sha wamwe ngo zisigaze zitwa indaya hari ikaritsiye ingurube bayita ihene hari ikaritsiye inzoga bayita tangawizi aha umbise kwaje cappuccino kwaje irengaho kwaje bakumenya ubuse ushatse kuvuga ko kubera ko business iri mu mushinga wo gukora hoteli ariyo mpamvu zinindaya reka twikomereze reka tugana hahandi twarasaga ku ngingo hari umuryango poso gato uyambaza mubaze reka nkubaze ikibazo kandi ukinsubize neza nako kandi umuntu urashyushye dore nota hinyuma izina Keza ryitwa bande inde bivuze ngo mama Keza papa Keza uwo mwana bari iki Keza nanjye mfite umukobwa wanjye niko yitwa gutya Ineza Keza Keisha ndashaka Keza TV hano ubu rero nonanga hari umuhungu witwa Keza warikoroje uvuga ngo mwa ikiganiro ngo yatewe inda Keza ni ukwande handi mwavuze umuntu ateye inda rindi ibyo bintu wasaba imbabazi nuwaye Keza n'umwana kayusite naguhubwira umva ibintu byo mu nzahuke kazi iyo ministeri ni ikomere iyo kampani ni ikomere hinze umushyize tutaravuga mvuga ibindi byose ibyo sinzi kubivuga ubwo the vibe rero wicare hano mukorana ikiganiro genda gishoje reka mvuke twakubazaga yego wewe kucyuhise uyawungira ubwo uyu mwana ngira ubwo yakanze ngo nawe utisha amazinyo yawe ni impamvu zo kuso abantu n'ibintu babiri ku mbuga nkoranyambaga ibintu bibabaje cyane byabe kuri aya kandi binababaje uyu mwana Theo yaramufashe amufata nkuko yafasha abandi amukura ku muhanda amwishyura amashuri ariko Theo ataratabaruka yigeze avuga mu rusengero ukuntu uyu mwana yamubabaje ko uwo mwana nawe muri urwo rusengero arurimo anamubabarira guti ndakubabariye ibintu byose wakoze agaragazamo ukuntu Keza yirwazaga bakajya no kumufatisha igipimo bagasanga kirenda guturika cy'umuriro abigaragazamo utaharitahira ariko aramubohora ejo bundi rero nyakwigendera amajije kwitaba Imana uyu Keza agira abo yongorera ko yatsinze yari yarabonye na buruse no kujya kwiga muri Canada ariko ari umupango yapanze wo kurya ariko we ari umupango ahise apangiramo areba ukuntu akunzwe Theo akunzwe abona ko yahita profita akazakuramo amafaranga ariko hagira abantu babi nyuma y'ibyo bintu biranavugwa biranatangazwa muri uko gutangazwa ko hari umwana Theo Asize kandi wari warabonye iki buruse warize agatsinda akabona amanota meza uyu Keza
byaje kurangira abantu bakusanyije amafaranga uyu munsi ntazwi umubare bakora na GoFundMe bakora inzira zose kugira ngo umwana inzira zose zari gucishwamo amafaranga barazikora ariko ntawamenya umubare w'amafaranga yavuyemo cyangwa iki ikizimukurikije nuko igihe yari ari bugendereho uyu Keza habura iminsi ngahe yese n'ubundi arwara nka kumwe araremba ni indwara yo kuyarya yego avuga ko yarozwe ndetse n'abavandimwe be baraza bavuga ko uwo mwana yagize ute yarozwe muri uko kuvuga ko yarozwe rero haza gukurikiraho iki ubwo kujya hanze abantu batangira kumwataka bamwe bari bazi kuki Keza twohereje amafaranga ntajye hanze urumva cyane aza kugaruka avuga ko igihe kitaragera cyo kugenda aza kugaruka ahimba ibindi bintu ntibiteye kabiri tubona bavandimwe bavuze ko yarwaye yarozwe baza bavuga ngo yari imitwe ni igisambo nini na nini duteraho comment nk'uko dusanzwe dukora showbiz naho kumbi hari umugore uri muri Canada tukibakusanyiriza amakuru washobewe ushaka kwibikaho Keza amwibika ngo amuhindure amurongore se nyine ubwo urumva uwo yaragiye kurongora Keza nta makuru ubu yafite Keza nyine ariko utagira ngo ni umukobwa ni umuhungu ndamuzi ni umuhungu wenda muzi ariko ben ubwo kamvuge abavandimwe bavuga ibintu bamwe babateye amabuye bitewe n'ibiganiro Keza yagendaga akora hirya no hino bagakora bashaka kumwicira amahirwe yo kujya kwigira ari ishyari bamufitiye birangira uyu Keza nta kiba muri za nzahuke ariko kandi nta n'uwamwirukanye abahise abahibyini bwabo hose nyine urumva atari ikibazo atarwaye juste umwana w'ikirara va muri telefone dusubize avuye iwabo mu rugo yakoze iki yarineniriye aragaruka asaba imbabazi yagiye kuragira ingurube kandi nakwaje ngo urye ingurube none umva umwana w'ikirara avuye mu rugo icyo twabwira abantu kugeza kuri izi saha hari icyo bita kwikura amata mu kanwa nese ubundi kukimwe iminsi imigani y'ingurube ari ikuze nyine urumva uyu mwana yari ari mu rugo avuye mu rugo yiyumvamo yuko agomba akora idiro buriya agomba gukora idiro niba afite uwo bakundana yagomba gukora idiro akakora idiro n'uwo bashaka kujya kubana niba ari byo ariko gukora idiri dore ikibazo gihari yatuye abantu benshi mu mutego bituma bamwe bumva ko citari umutekamutwe bituma abandi bita basabe ko ari abatekamutwe ko ari abagome bambaye urwabagome yagikoreye kuri shita magique no kuri no urumva igihe Pastorogene turi mu kiro cyo kumusezera hariya muri ADP Nyarugenge nibwo cita yavuze ko noneho ndakora umugore arakuraza inyuma y'urugi niko yabaye ikiganiro yafashe umwanya ashimira abantu bafashije umuryango anavuga ko kandi mu bana barira hari umwana wabonye Bruce kujya kwiga muri Canada gusa iyo Bruce ngo nta yari ihari bwari uburyo umwana yasabye admission letter arayibona ibintu biba byoroshye cyane iyo cyane wa prayinze urayibona abona admission letter atangira kubwira abantu ko yabonye visa yo kujya kwiga muri Canada ko yamaze kubona visa na tikendege ngo yarayifite ariko tikendege ngo yakansorinzwe kubera ko Pastorogene se yitabana abantu barabyumva ko baravuga ati byose tugomba kumufasha akabona ni tikendege akagenda pasi tikendege yaje kuboneka baramvuga kantu rakibagirwa umunsi waro kugenda ngo umwana ngo ahita arwara ikigatura babarani aka kantu rakibagirwa kagira inkuru ibi bintu bya Keza ndabigira nte banze mbereke nzabyigeho oya abantu bagiranye bakoranye impanuka na Pastor Theogene oya bari kumbona baranze ndi juste reverend byavugwaga ko bari baje gufata uyu mwana Keza ngo ajye kwiga abakoranye ubari bakoranye baratutse muri Canada baratutse muri USA uretse yego byaravuzwe ko
bari baje gufata umwana uretse abantu ngo bari baje gukora ubukwe abantu ngo bari baje gukora ubukwe bavuga ibintu byinshi ariko iki kintu nacyo nje cyangwa yo mu matwe ariko nanone ugahita wibaza ngo ibyo byose byaje nyuma yaho Keza bimenyekanye ko ngo yari kujya hanze uyu mwana rero yongoreye byaje kumenyekana ko byari binyoma byambaye urugoma ngo yapanze n'abandi bantu nene surumva kugeza kuri izi saha uyu mwana ko si umwana ni umugabo kuko umugabo wapangira kujya kurongora ni umugabo sibyo yego kugira ngo bigaruke muri social media bivugwe ko yahemutse akarya abantu kuki byazanwe nabo mu rugo iwawe niho mfite ikibazo nabo babanaga ntibigaragara ko yakomerekeje abantu kugeza ubwo baza kuvuga ati iki kinyoma ntitwakibamo cyakwica umuryango ikintu cyateye gutuma abana baza bamubazaga ubwabo bamubazaga buruse bakamubaza birote akayibura ibyo byose nyine ngo ntabibahe urumva kandi agakomeza hari ikinyamakuru kimwe yagiyeho avuga nk'ibyo n'ubundi bamukoraho niyo ariya GoFundMe hari GoFundMe yari yakretinzwe barayikereya n'umuntu wo muri Canada ariko bayishyira kuki cya kinyamakuru cyitwa ngo kihe Gerard Mbabazi kwa Gerard Mbabazi nyine ni ikinyamakuru cye kuko nabonye ko Keza yavugiye cyane niho yavugiye noneho ikibazo cyaje kubamo nuko aba bantu bakomeje baturwa mu mutego na Keza bigatuma abantu bose hari abantu bagizeho umwikomo abo Keza ari kuvugisha ku ruhande uti ni mubihorere nk'ubu ni nk'urugero nimba mvuze gutya simuvugeho ahamagara abantu juste madame Theo yamwishyuye we Keza wagaragaza ko uriya muryango ari umugome ari abagome ibintu ariko twebwe tumaje kubona ikiganiro nyakwigendera yakoze nicyo cyese kivuga uti burya ibintu twaturimo ntitwatubize ese vabo zagiye haposo vabo kuri uwo muryango ntabwo giyewe nzifite ariko ntabwo tuvuze ngo oya reka twebwe tubwire abantu ibintu nibi igihe cyarageze Keza baramufataza mu muryango bamukuye mu nzahare arazaza mu muryango arazahuka amaze kuza mu muryango igihe kigeze tugiye gusoza turabona iminota mike igihe kigeze arakura kuba yava mu ajya mu ngimbi ariga ubu ni umugabo ubu ntabwo ari umuntu barandata sibyo ashaka kuva mu muryango yahava neza adasebeje umuryango cya kabiri yava mu muryango atibye ngo abeshye asigire igisebe umuryango icya gatatu namusaba ko ayo mafaranga yabonye atayapfusha ubusa ariko arimo igishoro acuze kuko hirya yayo ukuri kwe kwaramenyekanye ntayandi azabona ikindi tukamubwira ko amafaranga yose abantu bamukundaga n'abamuha ndetse papa ke ntabwo bamuzi papa ke umva ntabwo bamuzi bazi inzahuke uzagumana n'inzahukira akagumana n'uriya mubyeyi akiyubaka azaguma kuzahuka iteka uyu mubyeyi isi urimo uravuga mbona wahagurukiwe ntabwo ari ibya Keza gusa hari umukecuru uherutse guhabwa inzu ni inka yaraye akoze ikiganiro avuga uti ariko ngewe nubwo bamaye inzu n'inka nta muceri bamaye na kawunga nta kintu bakoze aravuga uti koko uzi ikintu yavuze ngo yahamagaye Assia ngo amuhe amafaranga yo guteza intanga ibyo ntabwo jye nabimenya na Yesu yampaye umugore amabana hari ibindi ntegereje bitaraza umunyarwanda yavuze ngo hakuguha ifi nzakwigisha kuyirobera nashimira ibyo bamubyaye ibindi akoramo ko mu mifuka akore Assia nawe afite ibibazo ahanganye nabyo by'abana icyababaje Assia ari wowe kibayeho icyamubabaje gute yahawe uyu mubyeyi yahawe matora
nyuma y'agahe gato cyane nawe uzi bataye Vibe TV ahita ayigurisha. ibyo ntabwo nabimenye nyine buretse wumva nuko rero amaze kuyigurisha wayigurishije ni umubyeyi n'inzu bamuhaye izo vabu ntabwo nzihiruka shaposo saa 9 zirageze mureke dusenge soza ikiganiro reka dusenge igikuru umubyeyi bamuhaye inzu nese iyo umuntu aguhaye inzu agutegeka n'uburyo uryama oya azomba poso wahaye inzu ni aposo ikintu cyagukanza kirakomeye kirakaze ni mwuka wahaye undi inzu ni mwuka buri arakaze yewe aposo n'ikiganiro iyi matera kuyimatera ninde wayihaye uyu mukecuru barayimuhaye ayihawe na banza ubyumve n'umuryango wo kwa Pastor Eugene n'inshuti za Pastor bamuhaye matera mu byo bamuhaye harimo na matera arayigurisha 95 bamusigaramo 5 umugore arayigurisha noneho madamu wa Pastor Eugene Assia aramutelefona aramubwira mwiriwe yego ese amakuru ndi kumva niyo uti amatora waragurishije uti nabuze ibyo kurya mbure uti mitanyigurisha ese ari nkaye watanze iyo saso kugira ngo umuntu aryame ugahita wumva kuko ugahura n'umuntu wayiguse uriya muntu ntabwo akenye nkaho kuryama akenye icyo kurya kandi niyandirimbo yabangukene ufite itungo rikakugoboka itungo afite n'imatora ryaramugobotse Assia yaratanze nahabwa umugisha nawe rero yigobotoje matora yiwe gusa n'abana bize mu gihugu bagurishije matora bagurishije n'ibindi none se reka igikuru kihari ni iki sibyo nukubanza kumenya ngo hari uguhumura je ntabwo umukecuru namushyigikira nimba aragurishije 95 buretse nyine nimba aragurishije 95 nukubereke ari kwa kumureko akakaha amazi yawe kuki atacukuje icyobo kuki ataguzemo ibyo kurya byibanze arebe n'ikibazo kindi afite ari indirimbo ivaga umuntu yubakira umusure niyishingira iminyoni ubwo ngo nabakimisire wigishije umuntu kurya ukamwereka ko uzamwubakira inzu ukamwereka ko uzamugaburira azakubwira ko nta makara hari akubwire ko amazi yahenze akubwire ko n'imbabura yamenetse ubwo Assia nihangane nyine akaje karemerwa nibyo yiyemeje none suraza kumbwira gute yamuhaye matora we ntakeneye matora akeneye kuyigurisha ni itungo rye yamuhaye kandi ntiyamutegetse ngo iyi matora ntuzayigurishe icya kabiri niba umureko ntakenye umureko afite ibindi akenye nukubanza kureba uyu muntu ugiye none ko ari byatanze ukeretse n'imbereka mbanze nkubwire hari abantu leta y'u Rwanda yatanze gira inka ubu hari ikibazo cy'abantu bahinka mu gitondo akayigurisha cyangwa yabyara inyana agomba guha umuturanyi mugenzi akabyuka mu gitondo akayikubita inkoni akayigurisha mu isoko leta ikaza kumufata yayigurishije atari paswe ko umuntu yagurisha amatora yamuhaye ibyo naguma atange we yaratanze ukuboko kwe nigukomeze gutange azahabwa ingororano ntabwo rero byabasaga ndende ngo bize muri social media si ngombwa byaje muri Vibe TV ibitotsi birabafasha Vibe TV reka dushimira abantu badukurikiye oya ntago tubashimira komeza rero ikiganiro kuki mushaka gushimira komeza abantu murashaka kubashimira ibibazo byarangiye mbaza ibindi abantu bakeneye kumenya amakuru bakayamenya neza atemuye amakuru aho ushaka naya yandi tuvuga buretse nze nyagereho bakamenya amakuru kuri The Vibe bakayamenya ku mpanuro bakamenya ku kuri nyawo yazanira none uyu munsi wa none poso kandi ubivuge nk'umwapote ibintu byo guhaba bikabana kwa bakozi Imana bivuga iki mwuka wa Satani bikomoka ku ishyari bikomoka ku ishyari kuko gahise harano bazabona wifite mikoro n'abashaka kwivuga nk'iyawe hano bazabona umuntu yaguhaye mashini yaguhaye mikoro yaguhaye kamera bakurwanya bagusebye bakurwanya bifuza bati kiriya cyapa tugenda hagati y'abanzi abagome abagambanyi bashaka kutwica kudufungisha n'ibindi ni nayo mpamvu rero buri muntu wese Yesu yabwiye abigishwa yego mugira ubwenge
nk'inzoka kukandi mugira mwirinda amahugu ari sarongo na yongo ninde utinyundi inde Suburyo rutanze bwo ntirukomeye ari sarongo na yongo ninde utinyundi ko atamuzi ntidukora muri departement hugo wamubaza kamubaza ati wowe umupfumu w'injabana n'umupfumu w'Ibugesera n'uw'Igihogwe n'uwo kwikorosi mu Bigogo utinyundi ninde bo baratinyana kuko bahana imiti bahana imbaraga n'imiti kusi wajya kubago umwijima n'umucyo ni ikihe kibona n'umucyo ibyo birisobanura hari imbaraga rero utagereranya aho umucyo ugeze umwijima ni nayo mpamvu buriya uwo mupfumu ntamuzi sinajya niwe ese nabonye ariko ngo yarazanye undi mupfumu w'umugore yikonegiseho yumva ko umukurikirana sarongo uramwemera aramwemera ko yazanye umupfumu w'umugore ibyo se noneho ni ukuvuga ngo uyu munsi kushaka kujyana ku muhanda ukamenya ko umuhanda usigaye wuzuyeho indaya ni uko uzikunda urumva rero uragiye kwirinda kujya kujya mu bukwe kwirinda kujya mu bukwe nuko ushobora kuhagera ushobora kuhagera noneho nagira gutyo bigameneka hasi uko ariko yavuze ko ibyo wahanuye nawe bitasoye ngo ururimi rwaranyereye kurinde kwibanda kuri sarongo cyane yamuhaye kandi wabaye brand ambassador aramwamamaza oya nje nagura nje nuko ari ikiganiro gakoze kuri Aposo Yongwe nabonye uburyo yavuze ngo iki urumva ari ikiganiro yagukozeho aho Fabusiraje yavuze ngo iki hari ikiganiro yagukozeho avuga ngo iki avuga ko impamvu Aposo Yongwe ataje mu bukwe si ikibazo cyo kuba atari kubuzamo ahubwo hari ibintu yahanuye kuri ku mupfumu nyine kuri sarongo ngo bikaba bitaramubayeho wari ufite ipfunwe rero nyine n'ikinegu yuko utahagera bitewe ko wavuze ko bitazaba ngo bitazagenda gute bazaba batagipfumaguza ngo ryari ngo nibyaba naduha ka video kamaramaka naka video naduha ka video twemere ko nahanuye menye ko narasha imbogo ubwo se ushatse ninde se icyakabiri nanone neza ka video ushatse kuvuga icyakabiri nanone je mpanura mu mucyo simpanura mu mwijima ntabwo ndi umuhanuzi w'abapfumu ngo ndahanura ibizaba ku bapfumu mpanura ibizaba ku bana b'Imana kuko ndi umwana w'Imana nesege nahanura ibizaba ku mupfumu gute ko ntamenya kwisi bakoreramo ikirere cyabo singikoreramo sinagira n'ubuhanuzi bw'abapfumu kuko jewe ntakora mu kirere cy'abapfumu ndi connecte n'ubuhanuzi bw'abarokore kuko ndi umurokore Aposo nyambaza byose bishire kankubaze bishire imbaraga zo kubabarira uzikura ngewe se avuga ko nzikura kuko nakoze ibyaha by'Imana ikambabarira iyo umuntu anyibye nkamwataka mitambone isura y'abantu banyibye Kazungu se wamubabarira Kazungu ruzacirirwa urubanze ejo Kazungu uzacirwa urubanze ejo namubabarira hapo ntabwo mbifite mu nshingano oya umbise ntabwo mbifite mu nshingano bari abana baracokoje kame yewe ntabwo mbifite mu nshingano nyine ko kubabarira ubabarira urumva ukambaza uti nababarira Kazungu mbizi kubabarira itegeko riramuhana kuko ni gakeya itegeko bakubwira impamvu bubajije ikibazo iyo tukunze nko kuvuga nko kuri Pastor Korode usanga gukangisha ko wajya muri RIB cyangwa afite abantu bakomeye ngo abantu benshi tuzi nyine we ashobora kuvuga abandi ariko nanze urugero kuri Pastor Korode ariko akumva atazavugwaho urumva ariko uyu munsi wa none Aposo Yongwe nzi abantu benshi bakuvuze bagukora n'inkuru zinakomeye ariko mwicarana mukaganira. Izo mbaraga uzikura izo mbaraga aho nzikura
ubundi muri Yeremiya yavuze ngo kuko mu mutima w'umuntu habamo imigambi mibi, kwiba, gutukana, amagambo atese mu rugome n'ubundi. Umuntu ni mubi. Umuntu ataranyereka ikosa sanzwe nzi ko ari umunyamakosa. Umuntu atarancumuraho sanzwe nzi ko ari umunyabicumuro. Bimesha rero kuba ngo biriya bimuvuyemo bya bisanzwe bimurimo. Ni na gero mbaho mu buzima butagira umwanzi. Kandi iyo umuntu twamenyanye nkamutakaza mba ntakaje imbaraga. Wenda nibwo buryo uzumva nk'abarage nigeze gukanga kamarade. Ndemwe nti nakureze. Ndemwe ni nakureze ndakwitendekaho. Aradasinziriye. Mu gitondo arampamagara nkajya mukupa ariko mba ntiburya cya gihungu ni ikinyabwoba. Mbonye ahubwo atangiye gutabaza abantu n'ibiki ndamuhamagara. Duhurira hano dusangira akagenda mwana ko wakintu. Ahubwo ejo uzaze muri The Bible. Ibyo akanyabira ati ibyo uri kuvuga ni ukuri koko wambabariye. Twarinze twicana muri The Bible aziko nta mubabariye. Rimwe rero kamarade buriya nta nubwo nigeze njya kukureka ntabwo nayibonera umwanya uwo korode. Ibyo yagiye amvuga cyo njya kumurega namurega gatatu n'ubunzanye ibyo yagiye mvuga nkajya kumurega mfite ibyo namurega ariko si ngombwa. Niba waraze muri social media ukavuga abandi nawe bazakuvuga. Yes. Niba waraje muri social media ugafata mikoro wafashe mikoro yo kuvuga nawe bazakuvuga. Nibyo. Kugira bige ngo wagiye kuregana ngo wagiye gushwana cyangwa ugamagara umuntu ngo ndakwiyamye ibi nibi. Iyo mbonye umuntu yamvuze yakoze agatendo ndavuga ariko watwitse sha. Nawe ni kwambwiye. We abantu ba The Bible nakagaruka. Sibyo? The Bible nakagaruka ni The Bible tuba turi gutanga amakuru intangamarara nyine ukuntu ibintu biba bigenda tukabyinjiramo ariko ukagenda umenya ukuramo akagenewe ukandika comment abantu bo mwari maze igihe mwarambuze ubu ndahari ntimugire ikibazo umwana wanyu arahari juste kandi inkuru nziza twageze ariko inkuru nziza kandi twageze ku munsi wa kangahe twageze kuri saa 9 z'ijoro zageze twageze kandi ngo tubabwire ngo turayishimira twageze ku wa kane. Uyu munsi rero mu kanya hari urubanza rwa Kazungu. Ubwo nabwo rero turaza bakomeza kanya turaza kubaha vabu ku rubanza rwa Kazungu. Uzi inkuru nziza yene twishimiye twebwe twese nuko Perezida wa Repubulika yemeje ko 2024 aziyamamaza. Iyi ni inkuru nziza tutabura kubwira Abanyarwanda ko nyakwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame umukandida wa FPR Inkotanyi. Umwaka ruri imbere chairman isatuba ngo kugipfusi gahunda ni digini mini gahunda ni kugipfusi nabwo amatora akunda cyane rero mukomeze kugira byiza nakagaruka mani bari ku muntu wese yemeje kuvuga icyo ashaka. Nje uzi mbanza nkubwire ngewe ukuntu ngewe binameze neza aho abana banje biga bararya kandi wishyura ikigora nacyambuye uhoya bukamindirevera dufite nabandi twishyurira urumva nyine icyo nshaka kukubwe ubusengiye kuva hano ndagenda na muntu uri bontereho urwa kandi uratana amaguru kugiye ubu nta modoka abone ijyayo ni moto nava mu kigo kimeze gutya jose sabiza poso aritije imodoka kuri moto wakonyuka tuzana hari imodoka z'abakozi ntugasebye ikigo uciye muri parikingi hari imodoka z'abakozi zanditseho Yongwe imodoka jiste abakozi dore abakiri ku byuma bakiri ku mamashini nawe akabasore baba bafite itoto reba ibintu reba kikubwira muri The Vibe cameraman umbabari ufotora hano ku ruhande barebe hariho ibyo kurya n'ibyo kunywa. Yes The Vibe nakagaruka kananye nagira nasezeye kubaje nivugiraga kuri iyi nkuru ya pass yara kugira ngo nitari basinari Shiti za The Vibe TV. Uyu ni pass w'impanuro. Reka tubashimire rero twari turi kuri The Vibe TV twari turi kumwe n'impanuro TV twari turi kumwe na yego kigaro nateguye nateguye Imana bari mu gisha mu izina rya Yesu. Kugira abantu bose ko tubakunda cyane. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.